turabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Channel yacu ni nshyashya ariko ni channel twifuza kujya tuganiraho cyane bijyanye n'amasomo y'ijambo ry'Imana, amasomo yo mu buzima busanzwe, cyane ko ndi mwarimu. Uyu munsi rero nifuje gutangira ngira ngo tuganire uburyo Imana itwihishurira. Ese Imana itwihishurira ite? Ikora mu buhe buryo? Reka rero twanzike. Imana rero kugira ngo ishobore kwihishurira abantu bayimenye, yabihishuriye mu buryo bugiye butandukanye, kandi bugezwa ku bantu mu byiciro bitandukanye. Dore uburyo nyamukuru Imana yatwihishuriyemo. Imana yatwihishuriye binyuze mu byaremwe. Imana yihishuriye abantu bose binyuze mu bidukikije, ibiremwa byose, ubuzima bwo mu isi. Twatanga urugero, turabona ubwiza bw'ikirere, inyenyeri, izuba n'ukwezi birimo. Hasi turahabona imisozi, turahabona amashyamba, turahabona inzuzi, ibiyaga, ibinyabuzima ndetse n'ibindi. Ibyo byose rero bigaragaza ko hariho umuremyi, kandi uwo muremyi afite ubwenge, yakoresheje ubwenge n'ububasha kugira ngo abashe kutwihishurira. Ibyanditswe byera, dusomye Zaburi ya 19 umurongo wa 1 kugera ku wa 2, haragira hati: ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, n'isanzure rigatangaza umurimo w'intoki zayo. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 1 umurongo wa 19 kugera ku wa 20, haragira hati: kuko ibyo bashobora kumenya ku Mana byamenyekanye muri bo, ibiranga Imana bitaboneka birimo ubumana bwayo n'ububasha bwayo budashira bimenyekana neza. Icya kabiri, Imana yatwishuriye binyuze mu ijambo ryayo ryanditswe muri Bibiliya. Imana yahaye abantu amagambo yayo yanditse kugira ngo itwereke uko tuyishaka, uko tuyubaha n'ukuri kwayo. Bibiliya ni igitabo kirimo amategeko, ubuhanuzi, ubuhamya n'inkuru by'agakiza ka muntu. Turifashisha ijambo riri mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho 3 umurongo wa 16, hagira hati: ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha, gucyaha, gukosora no kuturera mu butungane. Uburyo bwa gatatu Imana itwishuriramo cyangwa se yishuriramo abantu, Imana yatwishuriye binyuze ku bahanuzi n'abanditsi bera. Imana yakoresheje abahanuzi nk'abavugizi bayo kugira ngo igaragarize abantu ibyo ishaka n'iby'igihe kizaza. Urugero rw'abahanuzi Imana yagiye ikoresha mu bihe bitandukanye harimo Mose. Mose ni umuhanuzi wa kera. Muzi ko Mose yanditse ibitabo 5, ari rero mu bahanuzi ba kera n'umwanditsi wa kera
w'ibitabo bitanu mu cyongereza byitwa Pentateuch. Yesaya rero nawe ni umwanditsi Imana yifashishije, hakaza Yeremiya, Ezekiyeli, Danieli ndetse n'abanditsi batoya. Twifashishije ibyanditswe dusome mu gitabo cy'Abaheburayo, abanditsi benshi bahurizaho yuko gishobora kuba cyaranditswe na Pawulo, igice cyaho cya mbere n'umurongo wa mbere. Haragira hati: Imana kera yagiye ivugana na ba sokuruza kenshi no mu buryo bwinshi binyuze ku bahanuzi. Uburyo bwa kane Imana itwishuriramo cyangwa se yatwishuriyemo, Imana yatwishuriye binyuze muri Kristo Yesu, umwana wayo. Yesu Kristo ni ihishurirwa ryuzuye ry'Imana mu bantu bayo. Icyo ni ikintu tugomba kumenya. Kristo Yesu ni ihishurirwa ry'Imana ryuzuye mu bantu yaremye. Yabaye umuntu. Kristo yabaye umuntu, agera akamero nk'akacu, asa natwe. Nta kindi yabikoreye, kwari ukugira ngo atwereke Imana mu buryo bwumvikana neza. Yesu ni ijambo ry'Imana ryabaye umuntu, kandi abamubonye baba babonye se, ari we Data wa twese. Twifashishe ibyanditswe, turasoma ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya mbere umurongo wa 14. Muri make hagira ngo ijambo ryabaye umuntu ritura cyangwa se rigatura hagati yacu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 12 umurongo wa 9 hagira ati: uwamubonye cyangwa se umubonye ababonye Data. Yesu we yarivugiye ngo umbonye ababonye Data. Urumva rero ko Yesu cyangwa se Imana itwihishurira inyuze muri Kristo Yesu. Urwandiko rw'Abaheburayo rugera igice cya mbere umurongo wa 2 kujya kwa 3 hagira ati: muri iyi minsi ya nyuma Imana yatuvugishije binyuze mu mwana wayo. Ibyo byose ni uburyo tubona ko Imana igenda itwishurira mu buryo butandukanye. Uburyo bwa gatanu Imana yatwishuriyemo cyangwa se yishuriye abantu, yatwishuriye binyuze mu mwuka wayo wera. Umwuka wera w'Imana adufasha gusobanukirwa n'ibyanditswe, akatuyobora mu kuri, akaduhishurira ibyo tutamenya twebwe ubwacu no ku bacu. Umwuka wera murabizi neza atunihira imirimo, ni udusengera, ni udusabira Data. Kandi umwuka arakomeye cyane, afite umwanya ukomeye mu bumana. Muzi ko Imana yigaragaza mu buryo butatu: Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Umwuka wera rero agira umumaro ukomeye mu butatu butagatifu, kandi Imana ikatwihishurira inyuze mu mwuka wera. Dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 13. Hagira hati: igihe umwuka w'ukuri azaza, azabayobora mu kuri kose. Tujya ku mwanzuro rero, ndagira ngo mbabwire yuko Imana
itaretse abantu ngo bagume mu mwijima. Satani akimara gushuka umuntu akamukoresha icyaha cyo gusuzugura Imana, akiremera rebellion mu buryo bwe kwigomeka biturutse mu bushake bwiwe n'ubushokanyi bwa Satani. Imana yashakishije uko yakongera gusubiza umuntu mu buryo akongera akaba ubwoko bwayo. Rero uburyo yagiye ikoresha twabonye uburyo butanu yatwihishuriyemo. Imana yatwishuriye binyuze mu biremwa byayo. Ibiremwa by'Imana bitwereka ishusho neza y'Imana. Jyewe ubwanjye ndiho kubera Imana iriho. Yaba itari iriho simba naravutse, simba mvuga, simba ndeba, simba mbese ibyo nkora simba mbikora. Biriho kubera ko bifite uwabiremye. Yaba atarahari ntabwo biba biriho. Imana kandi yatwihishuriye binyuze mu ijambo ryayo, kuko abanditsi bagiye baryandika mu gitabo cya Bibiliya, bagakora correction yitwa Bibiliya, yagiye ihindurwa cyangwa se abandi banditsi b'abahanga bagenda bayitunganya neza, ariko bagiye batunganya ibyari byaranditswe kera mu mizingo y'ibitabo itandukanye. Imana rero twabonye kandi ko yitwishurira cyangwa yatwishuriye inyuze mu bahanuzi. Kuva kera abahanuzi bahozeho Imana yagiye ituma mu buryo butandukanye. Bwa tunarebye neza abo twita aba patriarchs, barimo ba Nowa n'abandi, nabo tubona ko dushatse twavuga ko ari abahanuzi, kuko bagiye bahanurira abantu b'icyo gihe ibyendaga kubaho, babigaragaza mu buryo bugiye butandukanye. Ariko kandi no mu bihe byagiye bikurikira hari abahanuzi benshi Imana yagiye ikoresha kugira ngo yimenyekanishe n'ubutumwa bwayo ku bantu mu bihe bitandukanye, haba mbere ya Kristo n'inyuma ya Kristo. Ndetse no mu gihe cya none uyu munsi, nubwo abantu bamwe bavuga yuko ubuhanuzi butakibaho, abahanuzi batari, ariko ndagira ngo mbabwire ko haracyariho abahanuzi b'Imana, Imana ikoresha, ndetse n'umwana wayo n'umwuka wera, bakabwira itorero ryayo, abantu bayo ibyenda kubaho, bakabahishurira, ikatwishurira. Ariko uburyo bukomeye cyane Imana itwishuriramo ni uburyo yanyujije mu mwana wayo Yesu Kristo, hanyuma kandi no mu mwuka wayo wera. Niwe utuyobora, kuko Bibiliya iratubwira ngo azatuyobora mu kuri kose. Ubwo uburyo Imana ikoresha yishurira abantu. Ibi byose rero bigamije kudufasha kuyimenya, kuyubaha, kuyisenga mu kuri no mu mwuka, nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwanditswe na Yohana ibice 4:24 habivuga. Ndabashimiye rero kubw'iyi videwo murebye mukayikunda, hanyuma mukore subscribe, like, share, kandi ariko mukore mwandike na comments, mutubwire ibyo twazavugaho, ndetse aho twakoze ikosa rwose twemera gukosorwa. Murakoze.